Bosco Empire Imana imubabarire kandi agomba kugira igihe agasaba imbabazi abanyarwanda. Witwa Pastor Claude we akwiriye guhanwa. Umupasteri abakristu bapurika ibyo babwiye. Hari abantu bazi ko Pastor Claude ari umwana mwiza, ari imfura, ari umukozi w'Imana, bityo ibintu avuga babifata nk'atabeshya. Iyo urebye aya majwi ngiye kuguhereza, Pastor Claude ameze nk'aho ari kwishimira uburwayi bwa Vava, unavuga yuko agiye gupfa nawe ubwo akabisubiramo. ndashaka mwumve uyu ni umuntu umwe mumaze kumva uwo bita ngo ni bari Bosco, sinzi niba ari amazina ye, ntabwo mbiza Donald Dagay. ndashaka mwumve ibi ngibi birenze intuza izindi Faxman, ibi bindi wampaye nagize ubwoba bwo kubikinira aha, ntabwo ndi bubikinira aha. Ibi ngibi bindi mpabyo biteye ubwoba, harimo ibintu bikabije, ntabwo ndi bubikinira aha. Reka mbigusabe. Ntabwo ngiye kubyukira kuri space mpakira ibintu bishengura imitima y'abantu, ibintu kuko amagambo ateye ubwoba. waye ujye kwisiga ibintu by'ama makeup, hanyuma ugiye ujye kwinihisha, winihishe kugeza no kuri rwa rwego uza kuza kubwira abantu ngo nshobora kutazi Kigali kubera ko mfite uburibwe burenze, ngiye kugira gute, nshobora no kuzanapfa. Hanyuma bamanuke bajye Kibogora, nibamara kugera Kibogora bazafata wenda video ya Dore Imbogo yirwarishe. Niyo mpamvu ubona Imbogo Vajuru, umukobwa w'Abanyarwanda utakina planka rwose, njya numva hari abamusengiza Dore Imbogo ngo ntabwo yakina planka. Nuko ari sawa, buriya mwagomba kuvuga ngo Dore Imbogo ararwaye itsoke, akeneye wenda abantu bagomba kumufasha, cyane ko n'ubundi banamufashaga ari na muzima. Rero Dr. M ntabwo byari ngombwa kuri buze kuza gufata ibintu Dore Imbogo umucengezemo amatwa no kujya kwirembesha, cyangwa se mu by'ukuri umujyane ngo ajye kuza kwirembesha ngo mu bitaro ngo Kibogora. Ntabwo ndamenya kano kanya ngo abaganga bashingiye ku kibaye umukobwa ibitaro kubera ko ni muzima nta kibazo afite, ni muzima. Abaganga b'Ikibogora sinzi kano kanya gufatanya bikorwa mwamufitanye na ba Dr. M uburyo mushobora kuza gufata uyu mwana w'umukobwa ko mumuziranye ngo ari umusitari, niba hari mwene wabo wenda wakora wenda wamwemereye ibitaro kugira aze kuza kwiba abantu, ariko umukobwa musezerere ni muzima, nagira gukora planka ajye kwikorera wenda muri toilette nk'uko bajiste babikoze. Dore ngizo video kuno zimeze. Izi YouTube channel ni batitonda ngo bazirebe neza. Izi YouTube channel zatwika igihugu. Bifite hari maybe bishobora kuba hari icyo nkuko abivuga, ariko ino video ni scam bya danger. Dore Imbogo umurwayi wisiga makeup na wende, nta murwayi ushobora kuza kuba yarwaye wajye kwisiga ibintu by'ama makeup, hanyuma ugende ujye kwinihisha, winihishe kugeza no kuri rwa rwego uza kuza kubwira abantu ngo nshobora kutazi Kigali kubera ko mfite uburibwe burenze, ngiye kugira gute, nshobora no kuzanapfa. Wenda ni namuka wenda nanapfuye Uwiteka mpamagaye itsoke, wenda nibyo wifuza Imana ibigweze, ntabwo yangirira imwa abantu bingegera, abantu bisambo no kuza kwisha mu bantu. Yego Godfather, bite nuko nyine turashima, ariko n'inkuru y'akababaro y'urupfu rwa Dore Imbogo nari ndimo ndagutegera nagukurikiranaga ibintu wari urimo kuvuga. Urakoze kuzana iyi topic. Iyo urebye uyu mugabo Bosco Empire, sinzi niba urimo kunyumva. Ndakumva. Uyu mugabo Bosco Empire nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Pastor Theogene Inzahuki, yakoze ikiganiro bataranashyingura Pastor Theogene, avuga uburyo ki ngo Pastor Theogene nyakwigendera agiye kuzimu. Ayo majwi ndaje ndayaguha. Uyu mutipe yakoze ibiganiro bishengura umutima Vava, bikubitiranye n'uburwayi yari yifitiye, ariko aba bagabo kari babiri, uwitwa Bosco Empire ndetse na Pastor Claude, baramusonga. Ari mu bibazo kuko ndabyibuka hateguwe gukorwa fundraising kubera ko Vava, abantu batari babizi, niwe wari nk'umukuru w'umuryango, kandi Vava yari afite abana babiri b'abahungu. Bivuze kubera ko babanaga na nyirakuru, ibintu byose yakoraga yaba kuri YouTube wabaga wamuha ibihumbi 10 agatega bisi kugira ngo asagure 7 8, ubuzima bwe bwose bwa famiye bwari buri ku mutwe we. Icyo gihe witwa Bosco Empire na Claude bajya inama yo gukora verisiyo ivuga ko witwa Dore Imbogo ari planka yakina, ko Dore Imbogo yarwariye i Kigali, bikagera aho ngaho akabwira mama we
ati rero ndarwaye kandi umukobwa tubana aba afite akazi, ni nkaho meze nkaho nta murwaza mfite. Mama we aramubwira ati mwana wanjye ngwino, nta kibazo ngewe nkwiteho, kuko n'ubundi byanga byakunda turabizi ko ababyeyi baba mama nibo babyeyi urebye bakunze kwita ku bana. Sinzi niba uri kunyumva Godfather. ndimo ndakumva. Dore imbogo aragenda agerayo, agezeyo abantu bazi vava ni umuntu witeganyirizaga mu nka, mu ihene no mu ngurube. Bro, amakuru ambwira ko baragurishije baragurisha kugira ngo yivuze, bigera aho babona ubushobozi bubaye buke, aribwo hajemo uriya mama wo mu diaspora wemeye kumugemurira, birangira witwa Dore Imbogo bamuhaye ibitaro. Ariko umuntu witwa Bosco Empire akimara kubyumva, ndagira ngo mwumve ubugome bw'aba bagabo tubana nabo kuri iyi mihanda. Agira ngo Dore Imbogo agiye gukizwa n'uburwayi bwe, ahita akora verisiyo yo gusebya no guca intege abantu bari batangiye gukora fundraising. Bivugwa ko aba diaspora bari batangiye gukusanya amafaranga, inshuti ze zahangaha ziri kugerageza kumwitaho. Murabizi tuba turi ku isi twese, buri wese afite ibibazo bye, ariko ibiganiro by'umuntu witwa Bosco Empire na Pastor Claude bituma umurego wo kugira ngo abantu bafashe Dore Imbogo abantu bagira ngo ni planka koko, bitewe n'amagambo yavugaga asesereza, avuga uburyo ki ari planka. Hari ahantu yavuze ngo ngibyo wavuze yuko wenda gupfa ngo bizakugirirweho, ngo ko nge ntabwo ngirira umuntu impuhwe ukeneye kwiyica kandi ari planka. So ngewe none ahangaha inkuru ya Dore Imbogo yambabaje, ariko nshengurwa umutima n'uyu mugabo witwa Bosco Empire. Niba leta, niba ribu ibikwiriye kurebera bino bintu bikaba, kuko buriya Godfather, ururimi rurica rukanakiza. Ururimi rwakwicisha abantu igihumbi. Niba dufite aba bagabo Bosco Empire bashobora gukora inkuru zishobora gutuma umuntu ajya mu kaga, bivuze ngo byaba ari ikibazo. Turimo turabireberera, turimo turabyumva. Abenshi twigize abasesenguzi kuri iyi mihanda, abenshi twigize intyoza mu kuvuga, ariko ibintu dukora byanga byakunda bishobora kugira negative impact. Abantu bamwe bashobora gupfa, abantu bamwe bashobora kubura ubuzima, abantu bamwe bashobora gusonza kubera ururimi. Iyo wumvishe imbwirwaruhame y'uyu mugabo ngo ni Bosco Empire, wumva ko ari imbwirwaruhame iteguranye umujinya, iteguranye ubugome, iteguranye gushinyagurira. Niyo umuntu yaba ari planka yirwaje ariko akeneye umugati, uwo mugati bawumuhaye bigutwaye iki? Amafaranga abanyarwanda n'abadiaspora batanga katari ayawe Bosco Empire, ubabajwe n'iki? Nabivuze mu biganiro byinshi nagiye nkora. Ngaruke kuri Pastor Claude. Pastor Claude numwe mu bapampe ba Bosco Empire, ni bamwe mu bantu bavuga ngo bamena umuceri, ariko bakamena umuceri mu buryo buri negative. Rero icyo navuga Godfather, kugira ngo mpe n'abandi umwanya, ibi bintu ntabwo bikwiriye namba. Birababaje kubona dufite umugabo nka Bosco Empire muri industry, yagakwiriye gukurikirwa n'amategeko akamukurikirana, kuko byanga byakunda. Tubizi gute niba atihisha inyuma y'urupfu rw'uyu mukobwa? Kuko biragaragara yuko uburyo yabivuganaga umujinya. Hari nka moteri irimo kumusunika ibintu abivuge, kandi akabivuga wumva bimurimo biri kumuvamo. Uyu Bosco Empire ntago ari ubwa mbere naye babwiye. Ndaje ndaguha amajwi Bosco Empire ari kuvuga, ari gukinira ku murambo wa nyakwigendera Pastor Theogene. Ndaje nguhereza ayo majwi, wumva ubugome bw'uyu muntu, mwumva abantu tubanye nabo, mwumva abantu abanyarwanda bakeneye kumva ibiganiro byabo, ugasanga baranabashyigikira ngo nibamene umuceri, ngo turabashyigikiye, ngo nimwe banyakuri. Iyo wumvishe amagambo ya Claude, ndaje nkohereza amajwi umbabarire yakine ya Pastor Claude na ya Bosco yandi udafite, urahita wumva ubugome bw'aba bagabo. Na Pastor Claude umuntu ufite titre y'ubupasteri, ari nayo mpamvu nababwiye ngo dufite abapasteri b'ingegera, abantu bakanabinyangira,
abantu bakanabintukira. Iyo wumvishe imbwirwaruhame ibiganiro bya Pastor Claude ni ibiganiro byuzuye kwica abantu mu bijyanye n'imitekerereze. Mbere YouTube twari dufite abantu bazi gukora ubuvugizi, bakoraga ibiganiro bivugira abantu. Urabibona ko ari abajya babigerageza bakabikora, ariko ubu ngubu kubera bamwe mu bantu bazana ubwomanzi n'ubwesikoro n'ubumayibobo mu byo bavuga, bisigaye bituma abantu batamenya ngo ninde uri bufashwe, ninde ukwiriye gufashwa, ninde udafashwa. Sinzi niba hari abantu bajya batembera muri imihanda ya Kigali, Godfather, sinzi niba uri kunyumva. Ndimo ndakumva. Hari abantu benshi usanga baryamye ku muhanda, umuntu ashonje, ariko kubera yuko twamenyereye yuko ari abatekamutwe ukamucaho kandi ashonje. Ibi bintu rero bigomba guhinduka uko byagenda uko ariko kose, kandi Bosco Empire njyewe nasaba ko amategeko akurikizwa, uyu mugabo agakurikiranwa kuko arimo arica sosiyete nyarwanda, arimo aravuga ibintu byo kwica abantu bataranapfa bakiriho. Dore imbogo Imana imuha amahoro n'iruko ridashira, ariko apfanya agahinda bro. Urebye ibiganiro byamukorewe, urebye inkuru zamuvugwagaho, noneho ndaza no kugaruka kuri bamwe mu banyamakuru bahaye ibiganiro Dore imbogo n'umwe mu bantu batanze ibiganiro ku ma YouTube channel. Ikintu kikwereka ko umuntu ntabwo dufite bamwe mu banyamakuru banumvikana, tuvuga ngo abangaba barumvikana, baravuga rikijyana, cyangwa abanyarwanda barabumva. Bakoze iki bakimara kumva inkuru ya Vava? Gerard Mbabazi yakoze iki? Emeline yakoze iki? Sabe yakoze iki? Ntabwo ndi kubajajinga, no kugira ngo mwereke ko hari ibintu dukora, ariko toboka my friend, vuga nitubishyiremo ubushishozi, ariko ibi bintu bishobora kuzarangira. Icyo reka nkwereke, Dore imbogo bamaze ukwezi batubwira ngo ararwaye. Ubwo nimvuga abanyamakuru nanjye ndimo. Twamumariye iki twebwe? Abitwa bayeminyawe bamariye iki Vava? Baramusuye. Umunyamakuru umwe wagiye kumusura yitwa Nepo w'Urugendo, uwo nawe bamutera amabuye ngo ni plank. Abanyamakuru twakoze iki? Abanyarwanda twakoze iki? Biragaragara yuko rero dukunda umurambo. Nabonye hari abatangiye gutanga nimero ngo fundraising iki, ariko akirwaye nta numwe wigeze ubitekereza bro. Ubu nibwo turi gutekereza ngo harakorwa iki. Dore imbogo azashingurwa ejo kuwa mbere, harimo haratangwa cotisation, ariko Dore imbogo arwaye twabonye video iri gucicikana. Ndabyibuka Dore imbogo yaravuze ngo ningira amahirwe yo kuzagaruka muri Kigali, bivuze ngo Dore imbogo yararimo arabireba ko ubuzima bwe burimo kujya ahantu habi. Abo banyamakuru bose mvuze nanjye ndimo, n'abandi babamani bubande, ninde wasuye Dore imbogo? Ninde wamufashije? Ninde wagiye kubitara Kibogora ngagenda arebe Dore imbogo? Twabaye inyamaswa, twabaye ibikoko. Nitwe bantu dusigaye turi indyarya, twerekana urukundo bitewe n'inyungu dukeneye mu muntu. Vava aba YouTubers baramucuruje, ariko aba YouTubers ntibanakwishyira hamwe ari YouTube 30-40 ngo zikoteze miliyoni 2 ziha umuryango wa Dore imbogo byibura ashyingurwe mu cyubahiro.